Haleluya. Imana ishimwe kubw'uyu mugoroba mwiza Imana iduhaye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Mbere dushimiye abakozi b'Imana badutumiye kugira ngo tubane. Abakozi b'Imana bashumba turabashimiye igihe cyose muzatwakira natwe tuzabashimira. Imana ibaheze umugisha kubwo kukomeza kutugirira icyizere kugira ngo tuze tuganire ijambo ry'Imana. Ndashimira n'abakristo bateranye uyu mugoroba, murakaze namwe, n'Imana ibaha umugisha. Twishimiye kubana namwe. Nakiriye na madame nubwo twasiganye gato, nari mu kanama, nari nabibwiye pastori, nawe nguhaye kaze, urakaze, Imana iguha umugisha. Sanze umuvugabutumwa nanjye nakiriye bariya banyamakuru. Se n'abanyamakuru harya abanyamakuru timukazamu yaduhindurira, muze mwandika kurya nyine, kurya twavuze. Nkunda kubasaba timukaza mushaka rya jambo umuntu yavuze ageziriya, muze mubireka. Biriya si byiza, ariko muze mushaka ifaranga neza. Kandi nyine ni byiza mutera imbere, Imana ihabwe icubahiro, ariko namwe muzamubwira nyine ndi timukazamutega ngo muje kubwira. Nuko sanze umukozi w'Imana yavuga ibya Pasaka, hanyuma bituma hazamwe ibindi bintu. Avuze ibintu kabisa bizima, kandi buriya ndi yariko yigisha abapagani, yariko yigisha abakristo, kubera kubabwira imbaraga z'urupfu n'umuzuko wa Kristo. Buriya yariko abwira abakristo, abakristo bakijijwe batuye mu rusengero, bagize imyaka cyane, kandi umuntu yabareba. Hari umupagani uri hano utarizera Yesu nk'umwami n'umukiza, ashira ukuboko hejuru, kubera iri jambo bavuze tumwatuze nitumara dukomezanya. Hari uriho aho ngaho? Okay, abantu bose n'abakristo, nanje nibo tugiye kuvugana. Abaheburayo ibice 6 n'umurongo wa 16 n'umurongo wa 17, tangira ndasoma, ariko nituza kugera hagati ndifashisha umuntu uri buze kudufasha gusoma. Ariko ubu reka nsome Abaheburayo igice cya 6 umurongo wa 16 gera ku murongo wa 17. Haravuga ngo abantu barahira ubaruta, no mu mpaka zabo zose indahiro niyo izirangiza, kuko iba ikomeje amagambo. Nicyo cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragariza abaragwa ibyasezeranijwe, uko imigambi yayo idakuka, yongeraho indahiro. Humvikanye? Abantu badasoma timufite za Bibiliya, umuntu uzoza umenya ko naje kubwiriza azayirinda kwicara imbere, kubera ko azoza ahura n'ibitorosha. Abantu baba intellectuel barangije amashuri, bakarangiza universite, se muze mwiga ibintu mubikore mu buryo bwiza, nibyo kubafasha, kuko abantu bazababesha. Umuntu azasoma naho nibitanditse, wemere ngo nibyo. Kuniko kurera abantu, turera abantu bakure bagira ubwenge buzima, tibakadindire nk'ubwo abantu barahunga. Turi muri Katolika ngo ndi padiri ngo ndasoma misa ngo nindangiza nuko. Ako aho mbasobanuye nkaneza, gusa nuko abantu batazabumva, ndabisobanuye. Samuel wa mbere ibice 20 n'umurongo wa 17. Yonatani yongera kurahiza Dawidi ku by'urukundo
yamukundaga kuko yikunda. 42 umurongo wa 42 muri Samweli wa mbere nyine igice cya 20 n'umurongo wa 42. Yonatani abwira Dawidi ati igendere amahoro, ubwo twarahiranije mu izina ry'Uwiteka tukavuga tuti Uwiteka azaba hagati yawe nanjye. Nuko mu mwanya muto tugiye kuganira ijambo rivuga ngo isezerano ririmo indahiro. Isezerano ririmo indahiro. Ngiye kuvuga uburemere bw'isezerano ririmo indahiro. Buriya hari ibintu abantu bakora ubwenge bwaje, isi kirazana ubwenge bwo kuvuguruza ibintu biciye mu bwenge bw'isi. Bigatuma ibintu bitakanovera kabyo cyangwa umwimerere w'ibintu. Hano havuze ngo natangaye ngo nicyo cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragariza abaragwa ibyasezeranijwe, uko imigambi yayo idakuka yongeraho indahiro. Imana kugira ngo itwereke neza ibi yavuze kwari ukuri, ibishiraho indahiro ngo irarahira. Kandi baravuze ngo niyizirangiza abantu bagiye impaka. Hapana ibi tuzadupfa kurahira gusa ibindi. Ibi ntabyo birimo. Reka nsobanure rero muri aya magambo. Indahiro ni ikintu kiba hagati y'abantu babiri cyangwa se benshi. Indahiro iziba hagati y'abantu babiri cyangwa se abantu benshi bakarahira, bakavuga ngo dushizeho indahiro, turarahiye. Njyewe iki kintu ndiyangaje ariko nshizeho iki indahiro. Buriya nasanze gukizwa nukurahira. Nukuri gukizwa nukurahira. Iyo umuntu atashizeho indahiro bizabyoroha ndi bizabiremera. Hari umuririmbyi nimba ari umuririmbyi yararimye ngo nimekwisha kupatana na Yesu ngo hadi ni deni. Buriya hari ibintu warahiranye nabyo byaremereye umutima wawe, ni nacyo gituma n'iyi jambo ry'Imana rije byakunaniye kuvaho, mufitanye indahiro nabyo. Reka mbanze nzane rero isezerano ririmo indahiro. Isezerano mu indahiro niki? Bibiri bivuga iki? Isezerano ririmo indahiro niki? Bisobanura iki? Nkuvuga ngo hariho isezerano abantu bashobora gusezerana ritarimo indahiro. Ugasezerana n'umuntu twasezeranye na mushumba ko mpaguruka saa 12 zuzuye, ariko nta ndahiro twashizeho. Mpagurutse saa 12 n'iminota irenga, nta ndahiro yari ihari, twari twabivuganye gusa. Iyo haza kuba indahiro kari kabaye. Hari ibintu twari duharibishije. Burya Bibiliya zisobanura ibintu byose, iri clear, irasobanutse kandi ndizisubirwamo. Ingorane dufite nuko turi mu gushaka kuvuguruza Bibiliya uko ivuga nguko mpaye numva. Isezerano ririmo indahiro
ni ikimenyetso cyerekana gukomera cyangwa se uburemere bw'ibyo musezeranye. Urwandiko rwa Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 19. Isezerano ririmo indahiro ni ikimenyetso cyerekana gukomera cy'ibyo muvuze, cy'ibyo muvuganye. Iyo mushizeho isezerano, mushizeho indahiro, muba mubidedeje, biba bibaye amabuye. Soma. Hari umuntu wateguye gusoma Petero wa mbere igice cya mbere. Petero wa kabiri, sorry abantu bahabandika murambabarira. Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 19. Yego. Haravuga ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe, rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimwaryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimukira acuza umwijima, rigakesha ijoro rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Amen. Dufite ijambo yego ryahanuwe, apana rihari hanuwe, ryahanuwe kuva kera. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Sema tena haleluya. Haleluya. Tubanze tureka yandi ibindi nabyo bizoza biza. Hariho ibyahanuwe mbere. Yego. Ngo muzamukoze neza nimugira gute? Nimuryitaho. Yego. Bibiliya ivuga ngo ntiduherwe ijambo ry'Imana gupfusha ubusa. Iri jambo ni ikimenyetso, ni indahiro twahawe, tuzoba dukoze neza. Nutita ku ijambo ry'Imana, nudakurikiza icyo ijambo ry'Imana rivuga, nudakora ubushake bw'ijambo ry'Imana, hari igihango uzaba wishe. Rwandiko Paulo yandika aba Efeso 6:13. Aba Efeso 6:13. Urwandiko rwa Efeso. Paulo yandikiye abanyefeso. Asome. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Amen. Nukuvuga ngo hano bashaka ko turashaka kuvuga iki? Twavuze ngo indahiro ni ikimenyetso, ni ikimenyetso kigira gute gikomeza. Ni mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo hatagira ikintu kizakunyeganyeza kikaguta. Umwanditsi wanditse ngo shika sana ulicho nacho. Yes. Pasije mutaka kunyanganye. Yego. Amen. Amen. Nihuta cya kabiri. Isezerano dirimo indahiro ribaho kugira ngo barya abantu ntiyakagira uzahemukira undi. Indahiro, isezerano n'indahiro ririnda guhemukirana, ribaho kugira ngo hatagira uhemukira undi. Buriya twe n'Imana, Bibiliya iravuga ngo twunzwe n'Imana. Yesu Kristo ngo yatunze niki n'Imana. Sinzi umuntu wavuye mu byaha atarahiye, sinzi simbimenye, kuko iyo bahabatuza umuntu baza bamwatuza arahiye, siko biza bigenda. Iryo ndahiro rero izikomeza izigaragaza kudahemukirana. Ubu ubwiye Yesu ngo sinzaguhemukira, nawe akakubwira ati nanjye ganjewe ntabwo nigeze ubuhemu.
Imigani igice cya mbere umurongo wa 32. igice cya mbere 32 igitabo cy'imigani. Migani. Ubuhemu bw'abaswa buzabicisha. Uti ubuhemu bw'abaswa buzabicisha kandi kugubwa neza ko bapfu kuzabarimbura. Ko Bibiliya isivuga yemwe ko mwumvise ibyo bintu buryo bimeze. Ubuhemu bw'abaswa buzabicisha. Ariko uziko guhemuka kuzakwicisha. Uzi indahiro washizeho bwacya ugahemukira uwo mwasezeranye uwo mwavuganye. Aho ko ndaje mu bintu byose bibiri, ari umuntu, ari Imana, ari Yesu, ari umwuka wera, byose biraho ngaho. N'uburyo bwo guhemukirana bw'abantu n'abashakanye n'abandi bagiranye amasezerano, nuko niko bameze. Sigaye twaranabyoroheje ngo abantu ngo ntaguhemukirana, ngo urukundo rwashize, ngo none ngo nuko umwe nagenda undi ngo agende ngo asubira ashake. Ngeretse uzashaka umumarayika. Ari umugabo nugenda uzashaka umugore, n'umugore nagenda uzashaka umugabo. Ngeretse bavuye mu ijuru. Naho nimba ari hano ku isi uzabona. Mwana niwe guhuza uri kuraje gutora undi ngeretse uzazana upfuye amatwi. Nyine kuko guwa ari ufite yarafite amatwi mwavuganaga mukumvikana, uzazana upfuye amatwi uzuvuga noneho timumvikana. Simwe mwashize indahiro. Igihe mwaryaga brochette nari ndiho, igihe mwanywaga fanta nari ndiho, none muraje murarahiye mubaze gushira indahiro murazidedeje. Mumare kuzidedeza none mugiye uko murazikurira honde. Iyo mugiye ku murenge ngo musinyure ku murenge ni wari warabazanye. Nyine hari umurenge uzuhamagara ngo naze ngo aze gusinya. None ntimuzamwijana. Ntundi yarazi ko ari kwameze wabibwirwaga niki? Igihe bakubwiraga bati nyabona uyu musore se uramuzi wakwitonze ngo reka ngo ndeka ngo ndamuzi nyine, nyabuna abanza witonde nitondike. None uraje n'ijisho twari umuzi sheza n'umwana w'umuhungu yabaye umukobwa. Indahiro irakomeye. Bibiliya yavuze ngo Imana abwira ngo itwereke ibyo yadusezeranije ko ari ukuri bidahinduka. Sinyatire yashizeho, sema amen. Ishyiraho indahiro. Izo ndahiro Bibiliya yavuze ngo zizabagarukaho. Izi ndahiro muzamurahira ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nidushaka abashumba tuzobihindura, nidushake tubivuguruze, nidushake tubihengeke, nidushake tubabwira ngo musubire mushake, tibizohindura Bibiliya. Nimara kuturemerera se ndituzemera, hanyuma nitwemera se tuba tubikuyeho. Ngo pasiteri ngo yamye yumva ngo mvuze ngo ikibazo ngo arambira ngo arazasubira ngo asezeranye. Nagusezeranye hari ingorane. Hasi mu ruhande haleluya ntawo yakira ndiko ndabona musana. Yeremiya ibice 2:19. Ese ko birumvikana? Isezerano ririmo indahiro rirakomeye ryavuye mu ijuru. Imana ndizitubwira ibyo idakora, niyo yabikoze bwa mbere avuga ngo ibyo nabasezeranije nabirahiriye bizasohora. Ngaheda bice 2:19. Ububi bwawe buzaguhana. Ububi bwawe buzaguhana. N'ubuhemu bwawe buzagukoraho.
ako useno nonanje ni gute nahabonye ahantu mwugacwa akise ko kwima ariko araryoshe yemwe twoyimana icubahiro. Haleluya, Amen. twongere haleluya, dusubiremo haleluya, Hallelujah. tuzamura amaboko haleluya, Amen. twongere duhimana icubahiro. Amen. Nyabona ni muzamura amaboko ntimukazamugira n'ubunebwe no murushe. Amen. Amen. Kuva naje mwari mutarayazamura muhimana icubahiro. Asante sana. Sema amen. Amen. Ubwo buhemu bwawe buzagukoraho. Ariko urabizi ngusi uburyo ngo yampemukiye. Wewe ugize gute? Sibyo muri mukutubwira ngo basongo ntibazobashingira ngo muzaza mwivuganira mwenyine ngo n'abakobwa gakobwa mwihuriye mu muhanda n'umukobwa n'agahunga huye nako iso nagira ngo aragukoraho mama ngo itonde ngawe baritonze rero genda muje kurahira iyo ndahira izagukoraho iyo izagukoraho ntawuzi uyikuraho pasiteri ntazayikuraho muri komine ntibazayikuraho ndakurahira ijambo ry'Imana ntazayikuraho nushaka uzotwara igipapuro cha divorce ugitware hariya biranditse ko muragira ngo Bibiliya ni geography ko muragira ngo ni mathematike ko muragira ngo ni shimi kare yaliyoandikwa yameandikwa. Sema amen. Nta muntu wobihindura, nta banyabwenge bobihindura, nta si yobihindura, nta bategetsi bobihindura, nta batunzi bazabihindura. Ijambo ry'Imana uko ryari riri n'uyu munsi niko riri kandi niko rizaheruka. Bushize nariko nigisha hejuru y'ubwenge bw'abantu, ubwenge bw'isi, ubwenge bw'abadayimoni, ubwenge bw'inyamaswa abantu n'ubwenge bw'Imana. Amoko atanu y'ubwenge. Dufite abantu bafite ubwenge bw'abazimu n'abadayimoni. Nari ngacishije muri mwe ndababwira nti umusazi kera umusazi nyamusazi twageze tumubwirwa nk'ibintu nka bine. Reka mvuge bibiri. Umusazi neza wageze umubwirwa niki n'umusatsi udashokoje. Siko ntimwagize mubibona mwebwe? Umusazi hari umusazi usokoza. Oya. Tugaruke ku isomo icya kabiri. Sema amen. Cya kabiri imyenda icitse. mvuga icya kabiri ni umwenda ucitse. Cyo cya kabiri. Uhitumenya neza uri twageze tubana uwo muntu ukamuvuga ngo ari mwiki amadayimoni. Arimo amadayimoni amazimu. Ako mbivuze mu rukundo yemwe kandi mbivuze nkaneza. Mbivuze neza rwose. Yesu Kristo. Mu rukundo rwa Yesu Kristo nta burakari, nta mujinya, ntawe mpaye naraza, ntawe mbwiye ngo areke kwambara iyo myenda icitse. Uzorebe n'indi yo mu mugongo aho icitse hose ugenda utore ntangorane. Tugende ku ijambo rya gatatu. Isezerano ririmo indahiro ni isezerano ridahinduka hagati y'abantu babiri cyangwa benshi. Ni isezerano ridahinduka, isezerano ririmo indahiro. Basogokuru kera bageze bagenda ngo bagiye kunywana n'umuntu igihango.
yashika akamukata agakata ku mubiri akanywa amaraso yiwe nawe akanywa amaraso yiwe akavuga ngo ndarahiye birarangiye je nawe turamwanya niko bageze bakora niko byageze bigenda ntizihinduka indahiro ntizihinduka manze mbabwi ibyo muhaye mukora ndabarahiriye mbihahijwe n'ijambo ry'Imana ni ko turatekinika ko turiga ibintu ko muribuka Yesu Kristo abafarisayo kubera ko amanyanga yabo n'ubwenge bw'isi bwari bubuzuye n'abazimu babaje Yesu baravuga ngo se ngo biremewe ko umuntu atandukana n'umugore siko birizivuga baramubaza batari ko se tukubaza biremewe Yesu ati hatoya gute hatoya kandi Mose ndumwemera ati ndamwemera aha Mose ndi erega biriya byo kwandika gutana byavuye igihe cya Mose niwo bitangirira mubona muri commune babitangiye ejo bundi byabaye igihe cya Mose nico gihe byatangiye mwarangiza aravuga Mose tiwemera Mose ndamwemera none ko ari yaravuze ngo umuntu naza gutandukana n'umugore ngo bandikane inzana arabwira ngo yabikoreye ngo amajosi yanyatagondwa bimaze kwanga byarananiranye abona ntibikunda nico biriya ubundi baza kwandukurana ngo batane byananiranye siko bizabigenda ni igihe cya Mose Yesu arababwira ngo mubanze mutekereze mbere niko byari biri si mu mazanya y'amanyanga none turimo kubisiga tukabisiga nidushake tubisige dusubire tubisuke handi mavuta dusubire tuzane icupa dusukeho tibizahindura Bibiliya ngo nibazane inshyabwenge ngo zige ngo kameme ngo bige ngo barebe ko ibintu bihabigenda nibaze bavyigenye nibamara babihengeke indahiro ndizisubirwa ndizihinduka twarasezeranye na Yesu Kristo kurya Yesu Kristo atotwihakana niko Bibiliya ivuga ngo nitumwihakana ngo azabona kugira gute kutwihakana twebwe soma ijambo ry'Imana Timote urwandiko rwa Timote wa mbere gice cya 5:15 ese ko birumvikana 5:15 nubundi ndimwo byumva byose nyine kubera ko 5:15 urwandiko rwa mbere barandikiye Timoteyo 5:15 umurongo wa 15 yego kuko nubu bamwe bamaze guteshuka inzira iyo bamaze kugira gute bamaze guteshuka inzira aho ngo bakurikize Satani bamaze guteshuka inzira nubona wishindahiro warahiranye n'undi muntu ukarahira mugasinya uzabuteshutse yego uzabuteshutse nyine murahire musubiremo gutyo niki kizabatandukanya ngo niki uruyaba ari urupfu rubatandukanije hako muzikwegera hariho bana bajije baramaze batese umugore nushika ugasanga biranze ko atarasanzwe ukabona biranze ukabona uzagira utati no kumukubita nta bindi yaravuze yarakiranutse yavuze biri mu mutima ati na makonfika niyo tuzotangizanya kuko ibindi bizaba byanze akomwebwe n'ubu ngubu ibintu bihari nje bizabintangaza muri mukutujana hariya mukicara ngo mukatwereka uburyo muhaye burya ngo muzoza musangira sibyo muzamugira ngo muzoza musangira nuko tukicaraho tukareba ibihigo biraho ibitangaza bitabayeho ngo abashe ko bararya ngo nuko nguko bwaca ni bande bagize ingorane ngo ni mwebwe ibyo gusangira bigize gute birapfuye iby'indahiro birasengero birapfuye cyage wari umutitirizo wamujana ngo naje ngo je kumwerekana mwagiye kwanza munabirekana ibyo ufashe umuhungu uramujanye ngo naje kwa sobukwe
ngo aje kumwerekana ngo wa baratetse barariye bamara kurya umuhungu nawe ahubwo se abahungu bubu muri bazima yashitse nono muco waratakaye turashaka ndi murakora mariage ngo umukobwa ngo arakujanye ngo muje kwaso akamengira gutya nyine ni nk'umuntu sinzi ibintu bamutayeho kabasha wapi kabisa ariko nigitanga none mwamara mugatana mwebwe ndana soni twawibuka nibyo kurya n'ingoko bakuzimanya wari yukaruka rya n'amagufwa y'ingoko kayarangiza none ngo baratanye toka kule dafite munana asoni njewe abanje narabahakaniye bose umukobwa washatse naramubwiye nti rwose nta umwana n'umwana wanjye azaza mu rugo mwarangije mariage muze mu rugo n'abahungu nzambe bateguza nta mukobwa muzazana iwanjye mutarakora ubukwe sinje ufite umutima mubi ariko hariho ikintu muza mubizirikana ibyo muza mubyibuka ko mwabikoze ni muza gutandukana ubanza ubyibuke byo kurya by'abandi wari ku nyamara nzavuga byo tawuze kuvuga ati ariko pastor azadukwegera ngo tuzane ibyakera ni mubireke ibyo bishya ariko ni mubikomeze ni mushireho indahiro ikomere sema amen na nico takindi kuno ko muri mukuduhenda badi kumuduhenda n'amakamera umuntu yo kamerwa kabisa yambaye kariya ese nagatimba nagake agatimba bamukame bakamukani ibi ni ibintu muri mukwizanira mwenyine mwikwegera twebwe ndabyabayeho ndabyo nasinye sinigeze nsijanje nararahiye gusa barambaje nikizo batanu n'urupfu none ubu nyine dufite imyaka 30 ningahe simbamenya ni mari ni 5 ndacaye nibuka se maze kuba nyinshi none ta gitabo twasinye ta certificate baduhaye turi mukuzana ama certificate ngo ibayimwe ngo niho bazabagumwe bakayicaho ese bazabayiroza muzamuyishira mbaye ngusobanura uko nyine nuko ari gihe cy'imperuka naringerageje Abaheburayo 10:19 23 Abaheburayo 10 ese ko birumvikana buke ngiye gutera haleluya mu wundi mwanya Abaheburayo 10:23 dukomeze kwaturirana ibyiringiro byacu dukomeze kwaturirana ibyo twasezeranye iby'indahiro byacu dukomeze sema haleluya dukomeze kwaturirana sheri shushu muri mukomeze mwaturanirana ibyo tutanyeganyega tutagira gute tutanyeganyezwa kuko uwasezeranije ari uwo kwizerwa yego sema amen ejo nari kunkurikirana kuri televiziyo umugabo umwe mu Tanzania nyine naba Yesu Kristo yahaye ikiyo yambaye ijambo akubita ku mwana w'umukobwa gutyara mu mazara ati se warashatse ati narashatse none uri kumwe n'umugabo arashize uri kumwe n'umugabo hatoye wo twabanaga twaratandukanye ufite abana bangahe babiri ati umugabo wawe ari he ati n'uyu abaje wa mpungu ati ufite imyaka ingana naho nawe yari yazinze imisatsi ya yenana ya Madrid kandi n'umusazi nyine nico kuzakubwira nama nibiri yabe nuko yabizinze ariko isi dutwaye nabi mwari mwabona umwana w'umuhungu wazinze inani imigozi mu mutwe ufite imvuvu nuko noneho ngo arangize ikintu cyandanga ariko ejo narasetse nawe ngo arangize abaza wa Mungu ufite imyaka ingahe ati 26 aha
kuki washatse umugore wavuye ku wundi mugabo vuga aho hari igiterane gikomeye agarutse kuri wa mukobwa aramurebye we wa mukobwa we mbwira icyatumye uza amaherezo aramubwira ngo ni umurozi ngo yishe se ngo nyina nawe ngo yamwishe ahagaze umugabo gari aho ngaho uwo wamushatse yicaye agarutse kuri wa muntu none wewe ubwenge bwawe bwaguhaye gushaka uyu watandukanye n'umugabo ari umurozi mukanura amaso mudasenga muzagira ko maragira ngo biroroshe ibyo muri iyi si amaze twebwe ababyeyi abapasiteri nitugira ngo umuntu agwara kugarura ati nasenze mwana wanje ntiwakwitonda mu pasiteri ngo niko umwuka uhaye mbwira wewe ugira umwuka uwuhe mwuka akubwira marangamutima gusa nayo adakwiye iyo nkuru reka nisigaho ngaho uyitore kumuyijane ijambo rya kane kandi ngiye gusoza ibindi tuzobikomeza ni nka 10 ndavuga ibi bine si bikeya isezerano ririmo indahiro rigusaba igihe cyose kuba umwizerwa kubyo warahiriye isezerano ririmo indahiro rigusaba buri gihe cyose kuba umwizerwa apana wewe niba mwavuganye n'umuntu mugasezerana banza ureke kureba Bibiliya yavuga ngo mu rwawe ruhande ngo ubane n'abantu bose ki amahoro ntujejwe kureba abandi ujejwe kwireba wewe nugira amahoro uzayahesha undi nuyabura uzayabuza n'undi nukuba vijira esiki jewe kimezeho gute urumva ngo ibintu twaravuganye no banza urebe nawe muzamureka ngo tuzobura kugeragezwa satani ahari noneho twamara ariko nzandangara uburyo kurya muzamona tuzaturirimba ibyo tutaye twumva amasezerano yose uko abantu bahemukiranye ko barayiririmba uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso wese uyu wacu ari mubiki oye reka manze ndeke haleluya Nehemiya ibice 7:2 ariko reka tusome Timoteyo ariko aho naho nimuhandike urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere n'umurongo wa 12 ndashimira Kristo umwami wacu wambashishije uko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa yabonye yuko ko ndagaruka ku ijambo rivuga gute mu ndahiro utegerezwa kuba umwizerwa ukaba umwizerwa kuri cya kindi mwarahiye watekereje ko riki ndi uwo kwizerwa Imana yarebye Timoteyo iramwitegereza idashingiye ku buryo avuga idashingiye ku ijambo idashingiye ku masengesho menshi idashingiye ko ari umuvugabutumwa idashingiye ko ari umushumba ngo iramwitegereza sema amen ibona ari uwo kwizerwa ikangabira umurimo we ngo imwitegereze ibona ni uwo kwizerwa iravuga ngo ndaguha umurimo wanje tuzigera uhemuka wabaye umwizerwa ku ndahiro warahiye wabaye umwizerwa ku ndahiro warahiye kuko ihemukira Imana ibyo warahiriye Imana irabizi kandi irabibona nizo zambaraga nico cyatumye apfa yapfuye kubera ubwizerwa bwiwe ibyari bimwanditse ntiyari gusubira inyuma muri bukarya jambo mu gashamba k'Getsemane yarahageze ngo inyigisho ziravuga ngo Imana ngo irasubira imuzanira pica foto y'urupfa zapfa
ngo imuzanira uburyo abigishwa bazamuhunga, izana uburyo intumwa zizagenda zose, izana ba Petero uburyo bazamwihakana, irabizana byose, izana urupfu. Ubundi Yesu yapfuye impfu zitatu. Yapfuye urupfu rwo mu mwuka, apfa urupfu rw'umubiri, apfa n'urupfu rwo mu bugingo. Abona izo mpfu Imana irazizana ngo imari imwereka uburyo abigishwa bose bazahunga, imwereka uburyo azabambwa atambaye. Bibiri iravuga ngo muri ako kanya kuko yari umuntu, ngo aravuga ati data nimba bishoboka iki gikombe kindengana. Muri segonda imwe yibuka indahiro yarahiranye n'Imana, abona na se yerekeyeyo, abona ndibyo babigikunze. Usomye hariya mu Zashuri Yohana ibice 5, ngo reba mu ijuru, ngo habura ubumbura igitabo, ngo wo mwisi uwikuzimu, ngo ariko intare yo mu muryango wa Yuda. Yesu Kristo yaracomotse aravuga ati ndabishoboye. Muri ako kanya ngo yamahino yamavuga ngo ntibibuko nshaka. Amen. Sema amen. Amen. Ariko bibuko twasezeranye, mva mu ijuru twasezeranye ko ngiye gupfa. Niyo ndahiro natwarahiranye. Kora uko ushaka. Cyanyuma isezerano ririmo indahiro ni ubuhamya bukomeye hagati y'abashizeho iyo ndahiro. Ni ubuhamya. Isezerano ririmo indahiro ni ubuhamya. Nubwo abantu batohaba, nubwo umuryango utohaba, nubwo abakurahije batohaba, kurahira konyine ni ubuhamya. Yego. Mbabwire haba nubwo wohinduka ukava ukaja handi hantu aho isi itakubona, aho abantu batakubona, aho batakuzi, nushaka uzogenda uhindure ibyo uhindura. Yandahiro ni ubuhamya. Yego. Ni ubuhamya buhora buhagaze. Sinza ntinya abantu mu kunanirwa, sinza ntinya abantu mu gusubira inyuma, sinza ntinya abantu mu gukora icyaha. Tinya Imana uko twavuganye. Yego. Gusa naho ubundi ngiye hirya y'aho abantu batanzi kubera ikisi nibiki ndashoboye gukora. Hari kinaniranye ko ari ugusenga, naho ibyaha nabyo biragoye. Bigoye guteze ikintu cyoroshe nyine n'ibyaha. Ikigoye no gusenga no gukomeza indahiro. Nukuvuga ngo aho mba ndi hose nza mbona ijisho rya Yesu Kristo rihari mbona. Aho ndi hose nkabona ijisho ry'Imana, kamenya ibyo narahiye, ibyo navuze. Umunsi nari ko nsenga nkayibwira ngo Mana ndakijijwe. Nyuma yo gukizwa iki sinzagisubiramo, kivuyemo burundu. Iyo ndahiro ndizi ko twarahiranye n'Imana. Kwiriye kuba umwizerwa njyewe kuri yo. Niba naravuze ngo sizosubira kubesha, twasezeranye n'abantu ngo turabonana saa 9, baza saa 10. Abantu no mu ijuru bizabagora. Hako ubundi so umuntu yovuga ikintu adakora ukwivugira iki wakiretse. Gute saa 9 yaba saa 10? Murumva ibyo bihigo mwebwe? Ukundi yabuze havuga ngo ahubwo baje kare. Ati nturabona abagira amasaha 2. Bangu soma ibice 2 Timotheo, urwandiko rwa Timotheo wa mbere nyine ibice 2 n'umurongo wa 2. Ibice 2 n'umurongo wa 2. Uya murambabarira. Yohana ibice 5 umurongo wa 31 na 32. Isezerano ririmo indahiro ni ubuhamya bukomeye hagati y'abashizeho iyo ndahiro cyangwa se y'abasezeranye. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 5:31. Nakwihamya ubwanje, guhamya kwanjye ntikuba ari ukuri,
nakwihamya uko njyenyine nkihamya ndi byaba ari ukuri ahubwo hariho undi umpamya, hari undi ugira gute umpamya. Nukuvuga sema amen. Haleluya. Nukuvuga ngo hagati yawe nundi tugomba kwihamya uhamwa n'urya. Yego. Hari undi. Apana kwenda uvuga ngo ngewe ngo yagize iki. Ukuraje kwihamya gute? Nanjye nzi yuko ibyo mpamya ari byo by'ukuri. Yisi Bibiliya. Ijo nari kumbwira abantu nari kumandika ikibazo dufite birababaje ugenda twivuga ngo turaba Kristo. Tindi byakagombye ko tuvuga ko turaba Kristo. Twogiye tugenda gutyo umuntu yatubona yakwitegereza gutyo akabona uri umukristo. Gutya kurebye akavuga ngo uri umukristo. Kuko Bibiliya avuga ngo turi umuco. Hari umuntu uzubaza umuco ngo si uyu ni umuco. Haba yarwaye nyine nk'umuntu wasaze niwo wazuvuga ngo ese uyu ni umuco. Umuco nduzubazwa nawe twebwe uri mu Rwanda ngo nabatirijwe aha ngo kandi ngize imyaka ngo 20 reka iby'imyaka byihorere. Parasuzuma bagahebura bakabura ndakantu nakamwe akana kabira ngo kwanza ngo muzamubona ngo nzamvuga mu ndimi banzu bireke iby'indimi mushe. Bashakishije inyuma barahebura barakwitegereza barabura kandi ubukristo buhera inyuma. Umukristo uzumureba gutya gutya ko baragira ngo ndakabishe sinkabije n'ukuri kwijambo ry'Imana. Umukristo wo mureba gutya Yesu Kristo ari murimo. Imbuto zamaze zisoka hanze zerera inyuma nta mbuto zerera imbere. Hari imbuto zerera imbere. Ngo none ngo njewe ngo Imana ngo isireba mu mutima ngo ntizirebe inyuma. Sirebe inyuma. Wa musaza urya ngo amubaje atese mfite abafiance babiri umwe ni mwiza ku isura undi ni mwiza mu mutima atese wompitira mu uwo mwiza mu mutima warawubonye? Hari umwiza mu mutima ubaho? Ni oya keretse nabonye rimwe umukobwa n'umuhungu bashakana batarakora fiançailles barwanira mu kabari. Nibo bantu nabonye ba mbere barwanye. Kamara amakofa araba ashito none sim abarwanye batarashakana bizagenda nibo nabonye na ubundi bahabashakana babiri nta muntu uzawere kundi kameri murimo tawe ariko irya kameri mubamo ndakurahiriye uko ziperereza hariho abayizi hari abo biganye hari abo babanye muri quartier barakazi ko ari akantu kageze. Nibagira ngo bagukoreho ngo bagiye kuguhemukira ngo bagiye kukwicira ubukwe ngo kumuhungu nayo niboneye ngo umuhungu ngawe jana nawe genda mama mujane Imana izobafasha sagira urugo rwiza. Hari irindi sengesho tuvuga hano si urugo rwiza ryo ryanyuma byashika bikagira. Amen. Turashojeje kubera umwanya tuzabigarukaho. Abantu Bibiliya yavuze gute? Yavuze ngo abantu barahirira ubaruta. Iyo tuvuga ngo izina ry'Imana nuko iri hejuru. Nuko iri hejuru. Ngo abantu iyo bagiye impaka ngo ikintu cyanyuma kiza kirangira ni indahiro. Bene data bavandimwe bana bacu babyeyi bashiki bacu bavuga butumwa banyamasengesho bahanuzi intumwa hariho ijambo kurahira nukorana n'undi isezerano ryo kurahira ugashiraho indahiro ntukaritatire kuko ejo rizagushira mu rubanza. Hari ibyo twasezeranye n'Imana, hari ibyo twarahiye, hari aho wabirahiriye nawe, hari ibyo watuye n'akawe kano uri wenyine muri babiri muri batatu, hari ibyo warahiriye Imana kutazayihemukiraho. Bikomeze iyo ndahiro warahiriye imbere y'Imana, Imana irayikomeje kandi yo izasohoza ibyo yakuvuzeho. N'Imana yo kwizerwa no kubikora izabikora. Reka natwe dusohoze ibyo byavuye mu kanwa kacu. Imana ibaheze umugisha. Murakoze.